reka mbacira umugani mu bambuze nakubwiye ngo mfira mu ubone warenze nakwica baza uzaba amafaranga yanjye ubiguye uzaba amafaranga utamuzabibona hago abanyitwara gokongo byo kwasa kindi ntago ari kwabirya gashaka uzabaze ntabwo nje ngomba gushingira mu ruriya muryango papa ubyumve neza cyokora byose ngira ntabwo ibyo nje nabyemera mwamwe jewe nitwa Sakindi umukire wo kucara mwe kuja muramenyera mwese jewe singukunze izaryi nkaryama nkitura hasi umbabariye rero nurukundo ndi kugusaba gusa nimpeta ngiye nayiza ni imyaka ufite nge nabana na muzehe sinabana nawe Sakindi rasinzamuyera amusuhu kajyamo meze fresh bro yes buhoro se dore kana cyagiye mwa reka nkubwira cyagiye mwaje mu rugo nawe nabaruzi byambayeho sinabibonye se narabibonye ahubwo nshaka kuntu nabigenza biramburira mani none se ahubwo mani ntago wamvuyemo mani oya ntanigeze nkuvamo ntabamvuyemo bosi yaje yakamejeje nibwiza avuga ati kariko kubuntu byanje byo kuri botike biri gushira biri kuja he aravuga ati udorogo wasanga ari kunyima ngiye kumuzirika arambwira ukuntu ibintu byose kuntu ariko byarangiye ntacu mubwiye nta kintu namubwiye pe none se ubayeho gute mwana yo guca ubu ngubu n'ikintu nakoze ubu ni ugukora akazi ko mu rugo nkishura mu gihe n'amafaranga ewe data ubu ntamba duheruka ntagasuru nako none wose ucitse gute kugira ngo ugera ndavuze ngo ngiye kumuhana kubera nari ndangije koza amasahane nibwo rero misenga mba ndakubonye none si umva mani mu minsi yashize rero mperutse guhura na senge arambwira ati reka nguhereze agumusi mukuru ubu nanje hano kabisa hano mfiteho hano hari nk'igihumbi kandi urabizi mwana warwanyeho gusa nanje reka ngende ngutemo kabisa mwana mbabwira ukuntu nyine byagenze byakirangiye ukuntu nawe basigaye bari kukwataka ari kibazo nta kibazo tugenda none se ntago baragutuka nukererwa oya tugende njewe ariko ni nko kwikoza yo ntago turatindaye oya wagenda no kumbwira ukuntu byagenze sha cyagiye warwanyeho mwana yangu no nkurwana ngutemo kabisa ntari yaje kabisa yego kamera bikamba mu mwanya wanjye iyi nta gisibye rwose nta gisibye ndetse rwose ubu aka kanya tuvugana turahagurutse mu rugo turaje rwose nta gisibya kandi ntago Sakindi ijya mpinduka ku ijambo iyo masaha abiri ndaba nkugezeho nuko sawa niko sha Samuye musohore iyo pfukire tugende musohore pfukire mugera vuba mugera vuba utebuke mwana hari akagenda rega hari akagenda none bana mu muryango nyine musohoke madamu mwana w'idokitari abagore barazarira niko amasaha yadufashe turagira ngo tuve imvura itari yagwa mugere ubwire butadufata sha ihangane ariko nawe dore kurwara gukamera nk'intuza ihangane mukingaho tugende shyiraho na rido uziko ngo bamaze kutwitegura bamaze kutwitegura rwose yari kumbaza kumwanyereza siranje ko nta kibazo ko mwana ansangayo nta kibazo ko nta kenze wenda nyoko ndi kubona umeze nabi naho se ko nanjye ntago yaragenda umufashe mu mugongo aragerayo nkayikorere tugende sha tugende imbere sino uragenda ushoro yindi ntabwo uramufata hari ko ndiko na ikorere tugende
Nga. Oje mbere tugende sha. Gifunze na nabi ndiko najya ngo kirava. Mwihangane nta kibazo. Yango kirava. Egenda tugende. Wakinze neza? Nakinze. Bimeze neza. Aho twagiye. Kirava ariko aha. Yana sishiramo agateke. Rose urarware nk'abana. Mwene tugende. Se nagutwaye se nagufashe nkomo. Ngo mujyana tugende. Amasaha atagufata. Ibiro bya papa nabyo hano hantu aba yabitondetse nabi. Karame. Ntabwo uziko umwanya wanjye agiye kuza kunsura mu kanya na telefone. Ariko se wa mugabo uri kubona ntari kubitegura neza. Ambwiye rwose ko ageze hafi mugire vuba vuba. Umva ni kubitegura kandi ndabishimiye. Mugire vuba vuba rwose. Na mama bari mu kazi kenshi. Mufatanye n'uwo muhungu wawe ko Sergori babaye. Ndabikora. Mugire vuba vuba. Simvuye no kuvuga. Abashyitsi mu kanya bageze hano rwose. Mwakarabye cyane. Mwe musanyaza nk'abasimba bamwe basimutanye. Muramenye rwose mutaza gutuma wacishamo ijisho kandi nubwo ari umukiro wo mu cyaro ariko natwe ntabwo tworoshe. Ibintu mubishyira ku murongo neza rwose ngo ntabwo rizinduka kariba ryagiye kureba. Ibyo murabizi? Ijisho ry'umusitsi ntabwo rizinduka riba rigiye kureba akatujyana ari kutuganya nyabuneka. Sergori karabe andagira uje kuzana gasuru turiteguza abashyitsi mu batura bakizo mu kanya bageze hano. Yego papa kambikora. Nyaruka urasweye. Mubasha amasaha yadufashe mwana. Izuba turarigeza se. Ariko mubashe kumurugena ngo tugenda. Ntabwo muzuza amasaha dufashe. Mubashe. Oya muhumure mugende mubashe. Papa nawe arabanaga. Twahageze sha twahageze. Batangiye no kwitotomba. Komeze turigenda komaga. Ni hano tate Yene dukomaga. Areba ndarushe penda nanye. Papa nawe urabanaga. Bose simwamenye. Yemwe kwa rukamba. Mukamere. Urinde. Jumurwa ko magena bwumvise. Akasogora cyuri nshigamato. Ase wagiye papa wawe yagushakiye wari Umuntu aba yakuri. ko papa wawe yagushatse cyane wari wagiye. Iyo nari nagiye nagushinzwe kubamenya. None papa aranyica. Karame. Sahuwa kuruye ntabwo urarangiza muko. Ye kurangiza. Hanyuma Arine ntabwo yata. Yagiye ara mu gikari. Agiye mu gikari? Yego. Komana ariko ya mukobwa ra. Busiri. Arine. Bimeze bite muko? Anda hano vuba vuba ndagushaka. Makuru y'abari. Ni meza. Meze neza? Meze neza. Hanyuma wiriwe he? Nagiye gusura. Wagiye gusura?
igihe nagushakiye waragiye gusura nagiye gusura wanshatse urambura nagushatse ndakubura nagiye gusura kumana yanjye usigaye uragenda utansabye uruhusa wa mukobwa nta n'ugutekereza neza ntabwo nari nzi ko ndatindaye nta n'ugutekereza neza ko ugomba kumfuza kumfata imirimo hariya muri butike ntabwo nabyihuse reba Dundura ari mu gukubura Dundura aje guteka Dundura aje koza ibyombo ubu nawe wakagombye kumufasha kuko umenye neza ko muri iyi minsi ushobora gushinga urugo rwawe ariko bikumvikana neza ko ugomba kuba uri mu rugo cyane cyane igihe uri kumwe na papa wawe ugomba kumusaba uruhusa ntabwo upfa kugenda rero udasabye uruhusa none si ko kazi ashinzwe aragashinzwe ariko nawe ugomba kumureberera nk'umuntu uzi ibyo agomba gukora none se ko hari igihe ashobora gukubura ahantu ntahanoze erega rero umukobwa wanjye erega wewe uri umukobwa wanjye w'imfura wewe ndakwizera ugomba gutunganya ibintu hano mu rugo urakumva ubwo nzamufasha ubu se ntabwo ugomba gutondeka ibintu hariya muri butike kugira ngo ibintu byacu bigende neza ngo da erega hari igihe mba mfite abakiriya benshi wewe ushobora kuba wabahereza bamwe ukabahereza imiceri abandi ukabahereza amanzu nanjye mugende kubapimira impuzu y'ibintu by'amabyeri na fanta n'ibindi byose ukamfasha ko se uragira ko nshobora kuzitira se nkagusigirira oya nagendaga kubwira papa gusa nzi ukuntu byagenze ugomba rero kugira ansaba uruhusa ntapfa kugenda ntabwo bizongera uri kubyumva neza yego aho usubira mu yindi mirimo umukobwa usigaye uragenda mana yanjye iyo uragenda adasabye uruhusa ariko si ubuzi ibyo nzabigire ntera oya ariko nta kibazo ari ni umwana mwiza ndamwizeye ashobora kwisubiraho ibintu akazaza arabikora neza nta kibazo yego ni karibu Ewe. Akira nafritse mazu yakire. Ha. Bagone kuma n'umugo gucisa. Wagira. Niba huriyo gusasha. bariyo barahari Mukamere. Mukomere. Meze mute? Ewe. Ni karibu. Itere turembye tuhageze. Kana ora bana. Ase bamenye gute. Nabakire. umugabo wanjye aragenda Meze mute? Jize neza. batindi ba mwanya bana Komera rukamba mu mwanya. basa bagezemo Ndebye mpageze sha. amakuru mwanya yakubanye ndende bo ndakomera zamu Cerere Yego. batindi kamera bana mwanya Nyinshi bise. yewe Mute? uziko nazo kumenya gusaza nazo kumenya gusaza Cyari bebe verandi muraho neza nimukomere kandi ni karibu karibu bose mutambuke twicare Mumeze mute? turi gushima imana rwose turaho kandi imana iraturinze nta kibazo Cyane. ni karibu wacu rero ntabwo ni ukwisanga Nuko ni ukwisanga berekezane rwose bicare rwose wicare kandi mwumve mutuje mukomeye mbese muri mu rugo rwose nta kibazo turaho rwose komera rukamba mu mwanya wanje. ukomera sati Urabona ko ndi rutisha umugambi. ni ukuri kw'imana nakwemeye Ni ko ukuri kw'Imana. nuko umaze gusaza ariko uracyari wa wundi Oya, Sakini ntago nahinduka. uracyari wa wundi ni mama Ni y'imana ukuri kw'Imana pe. urarugendo rwose wakoze kuva mu gitondo Ariko no byari byoroshye kandi n'umudamu wanjye muzanya afite intege nkeya. nayo iri zuba kugera ahangaha Cyane rwose. ariko nyirakaje wa mungu wagiye ngo azane icyo twakeza abashyitsi genda uzane ureba icyo twakiza abashyitsi iri zuba koko iri zuba uri kugira ngo ntabwo ari ikibazo bafite n'icyaka Shayi naho mwateye imbere mwa. nturi kubibona se Ni ukuri kw'Imana. uramwagira amaso yerekwaga bikeye Ibindi akireba. akirebe Cyane. zikuzi gushyira mu gaciro nawe Ndabibona. None se mu mwanya wanje. karabe Ya bintu byarakoze twari twaganiraga cyane. urareba hari icyo mbaye Ntacyo sha. n'umugore wagira akazi nakubwiye Ni ukuri kw'Imana. nawe urirebera rwose Sindi kubireba se. umutekano ni wose nawe Yego mwana. turaguye
uramunda mwizera Eshya uramuganga mwa yakora ariko mperutse kumva sha. Uramuganga buryo ngo leta yaramufasha. reka da Ngo nta karita yarafite. ariko rero yamufata yagira yakoraga umuti gufatika Yego sha. yaramureye rwose nje ntacyo namushinja Ni ukuri kw'Imana. abyawe nawe wari wakagiyeyo Ntawe uzi ko nagiye ushavuze amafaranga namuhaye. reka da Ariko nanjye nkoreye umuti. yewe Nkoreye umuti rwose. ibi byagenze neza nawe Umugore nawe ubona ko ameze neza se. ayimana ishimwe rwose Ni ukuri kw'Imana. nuko Cyane nari cyane. ngize ngo wenda harya nakubwira inama ishariyo kandi burangara hari abagabo ntihapfa abandi Cyane cyane sinabonye se. uriya muntu nanjye ni umuntu wari wamundangiye Ukuri. kandi rero ikibazo cyawe Nakira mu mwanya wanjye rero. Dusangire. nuko rwose Kera dusangire. Andi makuru se. turi kunywa shawe byagenze bite mwa akira soma so umugore Ukuri. mwiza Ahanze hari izuba. ni icyago Kugira ngo singeze hasi umugani icyaka kimeze nabi. ariko si icyago ni iki Ari icyaka mu urugendo rwose rugendo rwerukaze. n'ivumbi Nuko madame. n'intege nke z'izabukuru kugira ngo wareka kugira icyaka n'umunaniro Nukuri kose. ariko byose birafatikanyaga ariko rero mukomere ubwo mwageze mu rugo nta kibazo Kuye nta kibazo. mushaka muraryama Ndarebye musego ko. Rebe ni mu mwanya wanjye kuko. Herukana ku kabare ntazi we. Reka nsimbuke ndebe. Nuko ndavuga ni kansimbuke ndebe da. cyari ikibazo ariko buriya ubu rero ni ibintu bigiye gusobanuka Umudamu we twajyaga duhurira mu nzira cyo kora wenda nge hari umuntu waramubwiye ariko ndakeka ataranze. reka da ntabwo nari nkuzi Ariko njye nari nkuzi buriya. rero numugira kandi n'umugore wanje Ariko burya n'abagore rero bakwiye kumenya. cyane rwose Ntibajye bahura mu nzira ngo kandi turi inshuti ngo basibisikane bakwiye kumenya bakwiye kumenya. tugasangira Turavanimwe no kuri kose. no kuri uri byari byiza ngo ko tumenyana none Ozedo uriya mukuru wawe yari inshuti yacu cyane kandi nawe uri inshuti yacu. Ubu si icyatuma tudasangira ngo dusabane n'iki. oya ntacyo Ntiburi kw'Imana. ntacyo nubwo Cyane. nubwo nyagasani yagize ati akamuhamagara Yego. ariko twasigaye nyine tugomba gukomeza icyo kivi Oya cyo tukacyusa kubona n'uwanjye yari yaragiye ariko ibyo ngibyo umuntu abirenza amaso abasigaye bakabana kandi neza mu mahoro cyane bari mukomeye ariko urebye nta kibazo turaho nta kibazo rero ni byiza ngo waca ibishyimbo bireze ibitoki ntiwareba nta kibazo ngo yukuru umukiriya wo mucari ibitoki cyabajura se ntibamereye nabi mwa reka da abajura ariko rero nuko ari cyo kibazo cyura muganga wacu uwo muti nawe yarawugiraga uwo muti hego sha yarawugiraga ngo yagiraga icyo bita uruhereka cyane rwose wakubitaga mu bitoki hari uwagira umuntu yagiye gutema agahora ameze ngo akahagarara kakuje kumuvana agikanuriye amaso nk'indagara none sha ngo baramufashe dore abajura bari kwirirwa kuraramo ariko imirimo hafi 17 ro kwizenguruka ndi umwe ntunabishobora maze rero sakindi werekeza ntagaruka ujana none se wajyaba nuko ujana reka reka tubareke nuko Imana ibarinde mugire umuhanda mwiza namwe kandi tuzongere tubonane mu mwanya nawe ariko nitegereje ko mu minsi mike ndaza kumva inkuru y'ijambo ry'abagabo babo kubwira so nawe utari gukurara abagabo babiri mu nzu turabonana mu minsi iri imbere mu mwanya wacu kari akayoga kari gusingisha wasinze ariko sinabivuze wa mwana we urakunda inzoga uri umwana nanaboye nyinshi amatsiko yanjye azashira